Lucky. Limite ibibazo kandi abantu bazima All right, so abarangije turahaguruka kugira ngo dufashe n'abafotora. So nimurangiza ubu murahaguruka kugira ngo abafotografi nabo babone uburyo bafata ayo mafoto. Baranasuhuzanya banaherezanya contract ku mugaragaro. Ndabeshya? Yes. Yes. Yes sir. Kumara igihe Nice. Let's take a talk. All right. Nice. So protocol irafasha ziduhereze hano umuntu ugomba kuzifata niturangiza tuhita tuzana za The Ben na CEO waracyari mu kazi agomba kuzisinya zose. The Ben ni CEO. Yes, CEO. Okay. All right. Sevinzara and I guess. Tugomba gusoma amabwiriza ariko ntabwo twayasomye. So ubwo nibarangiza nanone barahaguruka twongere dufashe itangazamakuru kugira ngo nabo bafate amafoto. Nanone barongera bazihereze protocol ubundi twakire Muyango tubwire uburyo yakiriye kuba brand ambassador wacu muri NBG nyuma yaho The Ben, ariko turabanza kugira ngo tuganire n'undi mu brand ambassador wacu. Okay. Muranasuhuzanya ibintu tubishimangire ko turabishimangira. Very happy. All right, so protocol iradufasha. Okay. So reka tugere kuri Muyango, ariko mbere ko tugera kuri Muyango kumwe na brand ambassador wacu Evelyn yabaye brand ambassador niwe batangiranye na NBG kugira ngo nawe agire icyo avuga kuri NBG babanye gute n'icyo yishimiye kuri NBG by'umwihariko kubona The Ben Muyango nanone binjiye mu muryango wa NBG byakiriye gute n'icyo wabasabira cyangwa se n'icyo yifuza mu muryango wa NBG. Yeah, mwiriwe neza. Yitwa Evelyn Rwanjye wari brand ambassador n'igihe twatangiranye na NBG kugira ngo urugenda mu mujyi ubona ko natangiranye n'imfura ya NBG yitwa United Gin. Uyu munsi rero ndishimye cyane kuba The Ben ndetse n'Umuyango bagiye gukomeza urugendo kandi nibaza ko bazabikomeza neza, bazakomeza urugendo neza ndetse ukaba na rwiza kurushaho. Kandi nawe uzakomeza. Courage. Kandi nawe uzakomeza. Yego tuzakomeza dufatanye. Courage rero kandi muzabikore neza. Yes. Arakoze cyane tumushimire ndetse tumuhe n'amashyi ya brand ambassador. Warakoze byose tugeraho twayifashemo nawe. Arakoze cyane reka twakire Muyango nawe agire icyo atubwira kwinjira mu muryango wa NBG uyu munsi ubyakiriye gute kuri iki kinyobwa gishyashya uyu munsi abanyarwanda n'isi yose igiye kumenya umuryango wa NBG uyu munsi nicyo watangariza itangazamakuru abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Muyango wa NBG. Mwiriwe neza. Nk'uko nabyumvise nitwa Uwase Muyango Tonsine. Nkaba nishimiye cyane ko NBG bongeye kugira icyizere
nkaba ubu ndi brand ambassador mishya w'ikinyobwa gishya mwambonye, hanyuma ikintu navuga ndumva nta byinshi cyo gushimira itangazamakuru, abanyarwanda bose muri rusange ndetse na NBG ugiye kongera icyizere cy'umwihariko bagabigarukaho buriya ibindi turaza kugenda tuganira. Murakoze cyane. Alright, so reka twakire The Ben nawe atubwire kwinjira mu muryango wa NBG, kwinjira muri uyu muryango, kubana nabo ku kinyobwa cyawe gishyashya, uriyumva gute, ubyakiriye gute, icyizere kimeze gute, gukomeza gutera imbere nka NBG mu muryango wacu? Yakiriye neza cyane. Nibaza ko harimo Evelyn ndetse n'abandi batangiye ndetse bakiri kumwe nayo bakoze akazi keza. NBG number 1 mu Rwanda, no doubt. So ubu tugiye gukomeza n'ubundi ibyo tugiye gushimangira ibyo bakoze kandi tugeze ndetse no hanze ndetse bishoboka. So yeah. Right, so barakoze cyane. CEO ndamugarukaho ikintu gitoya cyane ikibifuriza aba brand ambassadors bacu bashyashya muri uyu muryango binjiyemo, kuko yavuze ati bongeye kongera icyizere. The Ben yaje mu muryango, n'ubuhe butumwa wabaha, n'izihe imbaraga wabaha kugira ngo ejo dukomeze gutera imbere na NBG? Murakoze Mise. Ikintu nabwira aba brand ambassadors bacu ni ukubabwira ko NBG n'ubundi ni company ikunda akazi, ifite intumbero izagera kure, kandi nabo twabahisemo tubizeye ko bazabidufashamo ibintu bikagenda neza. Baje mu muryango mwiza ukora kandi nabo ni abakozi. Baze rero dufatanye urugendo kandi twizeye neza ko tuzagera kure. Murakoze. Yes, arakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri CEO w'abandi ambassadors bacu. So reka dukoreshe umwanya neza kugira ngo tuhite tubaza ikibazo. John, turafata ibibazo bigeze muri bingahe? Muri bitanu. Okay. John 1 2 3 4 5 6 7. Abo ngabo twebonye ku dukurikirana. So uyu waje ikibazo basa ku ntego kandi mu byubahiro bwacu n'abanyamakuru. Let's focus kuri NBG. Let's focus kuri brand ambassadors bacu. Ikibazo kiri hanze ya NBG, sorry for that. Sha ubwo nyine hari ukuntu kitari buze gusubizwa kandi muze kugihanganira, sibyo? Murakoze cyane. Twagiye John. nk'uko yakabivuze ntabwo gutina amagambo, ikintu cyo kuvuga cyinshi cyane. Mu minsi ishize twabonye Muyango, icya mbere tubaza Muyango, icya kabiri tubaza Boss. Mu minsi ishize twabonye abantu basakuje ngo Muyango baramwirukanye ngo kubera n'iki abantu barabizi. Ku bw'amahirwe tukubonye ugarutse n'uwicaranye na Boss mukuru, bavugaga amagambo ntabwo ushaka kuyasubiramo. Boss mukuru yatewe n'iki kugira ngo mwakire Muyango aze kwamamaza iyi nzoga yitwa Fibo, tuzi ko iyitwaga United G byabayemo ikibazo, abantu bahita bavuga ngo mwamwirukanye ngo kubera amagambo n'iki. Niyo mwamwirukanye kubera amagambo cyangwa byaratewe no kumva ko mushaka kunywa iyi nzoga kugira ngo ariyo yamamaza, byose mugiye kwisobanura kugira ngo abantu bave mugirirayo. So urashaka ko duhera kuri CEO cyangwa Muyango? CEO. Okay, kaduhere kuri CEO. Ubwo aratubwira impamvu yakiriye Muyango muri NBG. Murakoze cyane, ikibazo cyumvikanye. Ntabwo gisubiza nkoresheje amagambo menshi kuko kiroroshye. Abantu ntabwo wabuza abantu kuvuga. Abantu ntabwo babuza abantu kuvuga ko icyo tuzi ni uburyo twakoranye na Muyango dukorana neza, kandi umusaruro twamubonyemo uwo twongera dushaka. Ndumva nta bintu byinshi narenza aho ngaho. Murakoze. Muyango. Hanyuma rero biragoye kugira ngo uvuge nyuma ya CEO wabyishe uvuga ngo banze imbere yanjye kuko kabisa. Sawa, next. Muyango ubwenge. Jean-Paul, ahubwo rero ikibazo cyane cyane kuri MD wa NBG. NBG mu myaka mike imaze n'ibiri, ishaka kutubwire ibanga ukoresha, kuko ukoresha aba social influencers. Niba uhereye kuri Evelyn Nyenzi y'umujene nawe amaze gukura,
none ukagera ku bana bato n'abangaba tubwira ibanga muri ko murakoresha cyane. Hari ibigo bikomeye mu Rwanda bikora ibinyobwa bitandukanye bitajya bigira ingufu zo kugira ngo zishore abanyamuziki wacu kugira ngo nta muziki wacu utere imbere. Ibanga NBG birakoresha social influencers, abanyamakuru, abahanzi, abakinnyi, abasobanura amafilime. Ni irihe banga NBG urimo murakoresha kugira ngo mwigarurire imitima y'abantu bakunda imyidagaduro muri rusange? Icyo cyari ikibazo cyanjye. Murakoze. Sinavuga ko yenda ari ukwigarura imitima y'abantu kuko NBG ikunda abantu kandi nabo bakadukunda. NBG noneho usibye ko no gukorana n'abantu nyine b'inararibonye nka Ebyiri, ariko dukunda n'urubyiruko kandi ushaka gukora neza n'ubundi akorana n'urubyiruko. wagira ngo ruri muri gahunda yo kwiyihisha uri muri gahunda yo kwiyihisha umukobwa wabuze umuranga yageze mwanya. Tuzi agaciro ko kwamamaza, niyo mpamvu duha n'agaciro niba navuga ngo abasitari cyangwa aba public figure, tuzi akamaro kabo. Kwamamaza rero ni ikintu cyiza, nubwo bizinesi iyo uyifite ibintu byinshi byuzuzanya, ariko no kwamamaza bifite uruhare runini kugira ngo umuntu acuruze. Murakoze. Yes, murakoze. Nitwa Eminyawe. Congratulations kuri Muyango, congratulations kuri Ben no kuri Emeline wayibanje. Ariko ikibazo nari mfite, tubonye Muyango Ben basinya ariko ntitubonye Emeline nawe asinya. Ikibazo ngenda nigize Ben murakomezanya, hari abana ariko bariko nabyiza kubera ko niwe wabanje muri ino kampani. Ikindi kibazo cya kabiri, nka boss byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo ufata Deben ugafata Muyango bose ukabashyira hamwe kugira ngo bahereze kashi? Reka njye kuri Ben. Abantu benshi bazi yuko utamuzi, ariko uyu munsi ugiye kwamamaza iki gikombe. Ese wasomyeho tukareba tukamenya ko n'ibyo ugiye kwamamaza wabanje kubigutaho n'ubundi byose ntihanga? Murakoze. Yambajije ibibazo biri byose birumvikana. Icya mbere yambajije niba tuzakomeza gukorana na Ebyine. Murabizi neza kuko nk'uko mwabyivugiye dukunda kwamamaza. Rero nubwo ari ba brand ambassador, ntabwo ari bo bonyine dukorana n'aba-influencers benshi cyane kugira ngo bashobora no kuba bajya muri 50. Ni ukuvuga ngo Ebyine nubwo ataguma ari brand ambassador, ariko tuzakomeza dukorana nk'umwirwasa, dukorane bisanzwe. NBG imirimo irahari myinshi cyane, mwese ahubwo muzaze dukorane. umuryango Murakoze cyane siyo. Icya kabiri, umubajije ukuntu Imbaraga byadutwaye kugira ngo dukorane na Deben na Muyango. Urumva hari ukuntu iyo uri kuru ibintu byose biroroha. NBG nyirayo n'aba advisor bose ni abantu bakunda urubyiruko, bari kuru bisanzunga ku bantu bose. Ntabwo rero bisaba ibyamiranye cyangwa amafaranga menshi cyane, ahubwo biterwa n'umubano usanzwe ufitanye n'abo bantu. Murakoze cyane. So Ben, it's your time, bro. Imenyesha kudasoma hano kuko turi kuri pano yo gusubiza, turiho tura branding right now, ariko nitwicara hariya tugiye kujya muri gala. Check me out. Thank you. Alright, so harakoze. Next, leta harabanza wowe, hakurikireho uriya, hakurikireho umuvandimwe. Last question. Yes, nitwa Kamarade. Mbere na mbere Muyango na Ben, ikibazo cya mbere ndakibaza kubera iki Deben ari we mwahisemo. Icyo ni ikibazo, ariko mumenye nuko hari ibivugwa hano hanze y'uko tugabanye urusaku guys kugira ngo abantu bumve ikibazo neza. Thank you guys. kubera iki ari Ben mwahisemo guha filime? Kubera iki iryo zina? Kubera iki mwamuhaye filime? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hari ibivuga yuko yaba yarabagoye mu bijyanye n'amafaranga, nabyo bisobanuye. Ese kontra igihe kingana gute
hanyuma Ben nawe ndasubira ku kibazo cya mugenzi wanjye. Ben, dusanzwe n'uri tuzi neza yuko ntaguma ibisindisha, biraza kukorohera kwamamaza ibintu utamo. Igisubizo so ndashaka kubaza si ibibazo babashije mwabisubije mwabisubije so niba mwabisubije ntabwo nashaka kongera kubisubiza sinzi. Okay, so next question. Yeah, turase ku ntego guys, time. nta minsi iciyeho sinjye na tekino umunsi usigaye na NBG iminsi yashize abandi bari byari bigoye ko tuza kubona amakontrakt bamwe bakavuga bati chief of war imanuye kugafunga biroroshye ntabwo gihenze ndibaza se byageze tugiye gushaka kubona none kwamamaza cyane kandi utabisanzwe wabona ibiciro bagabanyije cyangwa se ni uko na mbere batakwaporocingaga impamvu umuyobozi wa NBG Buri yarasanzwe ari Rwanda Ambassador wanyu kongeramo abagabo babiri n'uko nta musaruro yatanze kuhagije kuko gituma byarazimye wenda Bagisubije bagisubije uretse abanza gusubiza bazisubize ubundi sinjya nkunda kudisikasinga cyangwa se kuvuga ku kintu kijyanye n'amafaranga iyo ndi kuba brand ambassador w'igikorwa runaka. Mbere y'uko umuntu ajya kuba brand ambassador habaho ibiganiro. Ibyo biganiro ahanini ntabwo bishingiye ku mafaranga, bishingiye ku bumwe, ubushuti. Aba bantu hanze ya business ni abantu bari genuine, ni abantu wese twagirana ubushuti burambuye in the long run. Ibyo byose biri mu bigukurura kuba wa actually signing a contract. Now usubiye ku kintu kijyanye na ushobora kubaza impande zose zikwegereye ko Ben is the most highest paid artist in Rwanda. You can ask around nabo bakwegereye bakubwira, ariko ngarutse kuri point wahereyeho, ntabwo contract dusinya akenshi ziba zishingiye ku mafaranga. Nshobora no kuba nagura let's say partnership cyangwa se nkaba partner wa company. Ibyo byose ntabwo twabiviringa ku bantu bose, but the most important thing ni uko umuntu aba ari mu kintu akiviva. Subiye nanone ku kintu cyabajijwe nanone kuri kamarade, iyi drink tugiye gukora nayo Bimbo cyangwa se drinks zose za NBG, sinzi nimba mwarazitestinze, they are different. Nagize amahirwe yo kuyitestinga, biri mu bintu byamvuye. I hope I answered your question. Dusigaje ibibazo kimwe bibiri bitatu nta kindi na jihad bibiri twaje murakoze twasabye gusa ikibazo cyane cyane ndashaka ikibazo CEO ikigendanye n'amasezerano n'undi basinye twabwiye asinya amasezerano afite igihe kingana iki, uzamara igihe kingana iki, imyaka ingahe, ubwitanga cyane kumenya amasezerano afite. Hanyuma munatubwire niba muri BG n'abandi bari mu myidagaduro abahanzi ba filime n'abandi bavuguriwe imiryango ku buryo ibikorwa bategura biroroshye ko abegera kubafasha cyane gutora imyidagaduro mu gihe baba basaba ko abashoramari bagira n'icyo bashobora ibikorwa byabo. Biroroshye ko babegera cyangwa gutegereza aho mwebwe mukeneye kugira ngo babe bakorana nabo. Murakoze. Ku kijyanye n'abantu bose bari mu myidagaduro, ni ukuri twebwe nubwo wenda mwatwita abagozi cyangwa icyo, ariko turi abantu, umuntu wese yemerewe kutugeraho direct adaciye ku wundi muntu, kandi dukorana n'abantu bose. Abantu bose bari mu myidagaduro nicyo dushaka ko tugera kure, tukarenga imbibi z'igihugu tukagera no mu mahanga. Yego, ni karibu rero mugezi. Ikindi mumbajije contract, buriya iyo ukorana n'abantu, iyo ukorana n'ikipe itsinda mwembi mwemeranywa, ubwo nyine biterwa n'uko
bizagenda nuko muzabana. Murakoze. Murakoze. Nitwa Muvunyi nkorera CDTV Rwanda. Ibibazo mfite ndabibaza ubuyobozi. Ikibazo cya mbere kiragira kiti mu Rwanda dusanzwe tumenyereye yuko ni mu muco twaje kwakira yuko umuntu agiye gusohora ikintu gishyashya akenshi habanje kubasaga ibyo twita muri nk'agatwiko. Ntabwo twaba dufite impungenge yuko mwebwe namwe yaba nta kibazo mwari mufitanye bikaba byarabaye agatwiko kugira ngo muze kuza kubona uko musohora filimo. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti uyu munsi urabona ibintu byabereye aha ngaha nitutaza kuza gusura nk'abanyamakuru tujya kubitangaza biraza kuguma muri kino cyumba. The Ben mwamugenera amafaranga yawe mwamugenera amafaranga. Amvelope mwageneye abanyamakuru kugira ngo tuze kubona uko natwe tujya kubitangaza byinshi. Murakoze. All right. Anyway. Basubiza. Abanyamakuru benshi bari hano wenda ntabwo twagiye dukorana na benshi. Urivuyemo kandi uwuhagarariye good side yacu. Ni kampani nziza itari igisambo. Dukunda abantu kandi ibyo dufite tukabisangira n'abandi. So ikibazo cy'ingenzi kibajije by'agatwiko ngo byari agatwiko CEO Ni kimwe no mu muziki byabereye. Ntabwo byaga Harimo akavuyo. kubera ko niba mwarakurikiranye na NPG yaranditse isubiza abo bantu bazanye izo nkuru ibasobanurira. Ntabwo rero byari agatwiko uko mwabibonye natwe niko twabibonye, ariko twabashije kubasobanurira ukuri kwabyo. Murakoze. Murakoze. Ibimenyetso ikibazo cyanjye mfite ibibazo bibiri ndabaza CEO. Gukorana n'umuhanzi ni kimwe nko kugera ku bakurikira umuhanzi. Uruganda rwanjye rwa NBG n'akahe kamaro rufitiye aba bombi abakurikira aba basitari bombi. Icya kabiri ndakibaza The Ben winjiye mu mwuga cyangwa se winjiye mu cyo nakwita nko gushishikariza abantu kw'inzoga za NBG. Ukeka ko abantu bagukurikira bari b'ingeri zitandukanye, abanywa inzoga n'abatanywa inzoga, bizabyakira gute? Murakoze. Murakoze. Abajije akamaro abakurikira The Ben na Muyango, akamaro NBG yabibafitiye. NBG ntabwo ifitiye akamaro aba followers b'aba bantu gusa, ahubwo NBG ifitiye akamaro abanyarwanda bose kubera yuko dutanga akazi ku bantu benshi. Ikindi kandi tugakora n'ibinyobwa biryoshye. Umuntu dutanga produit nziza, abazifana zikabaryohera zikabanyura, kandi dufitiye n'akamaro igihugu muri rusange. Yenda bigusobanura ushaka kutabyumva kuko ni iby'imisoro n'ibiki n'ibintu byinshi umucuruzi rwiyemezamirimo akontributinga ku gihugu cye. Ubwo rero n'abaturage bose bahita babyungukiramo. Murakoze. Ndamutse nsubije direct nuko icya mbere na mbere dushishikariza abantu ubundi ni ukunywera mu rugero. Gira ngo muri gahunda ya leta yitwa Gerayo Amahoro, ibyo tubabwira testinga cyangwa se kunywa, of course ugomba kubishyira mu rugero. Nibaza ko nanone aba followers cyangwa se abantu bakurikira ku ma social platforms atandukanye, ntawe nenda guhindura wakundaga ikintu wakundaga soft drink ngo genda nywe indi drink itari soft drink. Ubwo ndi kubwira umuntu wenda wakundaga drink runaka iri muri ya kategori ya ziriya zindi ko hari drink iziruta. Njyewe myself na testinze kandi muhamagarira kuzana bagatesting. It's pretty much that. Abatanywa bakunda soft drink will be fine there. Nawe n'ikibazo. Murakoze. Nitwa Jihad. Mfite ibibazo bigera kuri bibiri. Anita warakoze guhitamo bantu, ariko Marene yavuze ngo yahereye ku nsura. Fimbo ni uguheta mu buriza n'iki. Icya kabiri kubaza abanyarwanda bakibona fimbo irabageraho mu gihe kingana gute? Hanyuma Marene waratesitinze uburyohe bwayo n'imfura wahereyeho biryoshye ku kigero kingana gute?
by'abanyarwanda bavuga ngo ifura ubuheta cyangwa Juanita.